ikindi nari nshatse kuvuga cya gatatu ni Marie Jose. Ubu busimba bwitwa Marie Jose buri kugenda budevelopa, kera ntabwo abantu babubonaga, abenshi ntibari banabuzi, ariko bazajya kubona babone muri iki gihe cy'imperuka bwaraje bujya mu nzu zose kandi bujya ahantu hose. Noneho bazatubwire nimba kera bari babuzi. Hashize imyaka ingahe mubonye Marie Jose? Mwumvishe ko zitwa na za Marie Jose, ni imyaka mikeya. Noneho muzarebe ukuntu bwibonekeza buba ahantu hose. Buriya bwo rero bumeze nka ya minara, urumva nka ya minara ikura ya wevu y'abadayimoni kugira ngo yinjiza. Ni ukuvuga ngo ziriya na antene rwose izi Marie Jose na antene z'abadayimoni n'abarozi n'abashitsi n'abapfumu n'abakonikoni. Exactly. Ni ukuvuga ngo iyo kari mu nzu yawe, icya mbere wenda reka tuvuge dusa nk'abitonzemo, uzabona wenda nka Marie Jose iri kuza mu gihe muri kuganira, habaje abashyitsi cyangwa wenda wowe ugiye gutuza, utuje wowe n'umugore wawe cyangwa abandi bantu muri kuganira, ubone Marie Jose yaje yahagaze ku rukuta, ubone iri kubumvira, iracecetse, ntinyeganyega, iracecetse, iri kubumviriza. Kiriya gihe iriya Marie Jose uzabona nimurangiza kuganira ubone yiciriyeho irigendeye. Ubwo tayari yarangije kurikodinga amakuru y'ibyo byose mwavuze, wegeye gutanga raporo mu isi y'umwuka kuri wa murozi wayitumye. Hanyuma rero iyo irangije gutanga amakuru bazabibona wenda nko ku mugore n'umugabo bapanga imishinga, ariko baba bakibivuga igahita ipfa. Zanzira batekereza umugabo akayanywera ndaziburuka, umugore akoyohereza iwabo cyangwa akayahombya akabura agatakara, bakayamwiba, ibintu byose ukabona birapfuye. Ariho kazi kubana n'abantu. Ni ukuvuga ngo rero muri bwa buriganya bwa Satani bakoresha imbeba kugira ngo nuyibona utekereze ko ari imbeba gusa. Hari umuvandimwe atuye hariya mu ntara y'Amajyaruguru, yagiye kubona gutya abona yaracuruzaga, abona bamuteje imbeba z'umweru. Imbeba ubundi sinzi nimba usibye zirazumbira igiborora, ariko izi mbeba ntiwapfa kubona imbeba y'umweru. Yagiye kubona abona imbeba ziraje zirukanka mu nzu, mpavuga si ibi bintu ni ibiki rwose. Agerageza gukubita, agerageza gukora iki, ariko ntabwo haciye amezi 3 atari yahomba. Ajya ambwira ati ibintu zankoreye, ati byarangiye ndi kujya kwikopesha akantu ko kunywa ka turuwasi, byanyobeye. Ahubwo reka mbwire n'abandi bantu imbeba zijya zihamagara mu isi y'umwuka, kwa kundi ngo cyane cyane abantu bageze mu gihe cyo gusenga n'igihe cyo kubaka urugo. Sibyo? Zisa nk'iziza guhamagara, ukabona yagiye nko muri plafond yawe, ukumva iyo tubiganira gutya hari abantu bahita bakose nk'abahungu bo noneho si ibintu bisanzwe, ariko muzarebe effect zikurikiraho nyuma. Donc iyo situation ikikubaho zigutera iwawe, urebe effect ikurikiraho. Byanze bikunze iyo utarembesheje uwawe, uri kumva akazi wakoraga bakwirukanamo, sibyo? Iyo batakwirukanye maksa ni wabura accident kerikonkiza. Donc haza ibyabura mwisi y'ibigaragara, kandi ibyo byarakorwaga mwisi y'ibitagaragara. Cyangwa bikunda hari ibintu nga 3 bikomeye imbeba iyo bazohereje wawe ziba zije gukora. Ikintu cya mbere nuko ndagusuje neza kandi guhaye ikaze. Nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Mwarakoze, mwagize neza gukora subscribe kuri iyi miyoboro yacu Prince Robert Rwanda ndetse n'Ibuye Rizima TV. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bikomeze kuba kuri mwebwe mudahwema kudukurikira uko bwije nuko bukeye. Uyu munsi nje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk. Ni ikiganiro dukora umunsi ku munsi hano. Murabizi ko tugenda tuganira twuzuzanya, twungurana ubwenge bw'Imana. Nongeye kugirirwa umugisha n'amahirwe byo kwakira Evangeliste Masengesho. Reka muhikaza dusuhuze hanyuma twinjiye mu kiganiro cyacu. Ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane natwe iminsi yose n'ibihe byose mu izina rya Yesu, amen. Guhaye ikaze, uri amahoro? Ndashima Kristo Yesu. Yego, kandi dukomeje kwihanganisha abanyarwanda muri rusange. Babizi ko turi mu gihe cy'icyunamo, twibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994. Twibuke twiyubaka kandi dukiranuka. Yego. Kuko ushobora kwibuka ukaniyubaka, ariko birasaba ko nakiranuka.
Yego. kugira ngo ibyabaye bitazagera gute bitazongera. twakabaye duhera kuri ako ngako ko gukiranuka kubera ko iyo kaza kuba kahari imbere ntabwo jenoside iba yarabaye. Yego. buriya nicyo cyabuze bituma jenoside iba, ariko abantu bahere gukiranuka nibarangiza bibuka ahubwo biyubaka. Yego. Yego. Nongeye kuguha ikaze rero mu kiganiro cyacu. Dushyira imbere y'Imana ubundi twinjiremo tuganira. Ndagushimye Imana yaremye ijuru n'isi, kuko isi n'ibiyiriho byose ari ibyawe, kandi ni wowe wabiremye nk'uko umugambi wawe wari uri. Tuje imbere y'amaso yawe tugiye kuganira na bene data, duhugurana kuri byinshi bitandukanye. Ukuboko kwiza kw'Imana gutsinsure imigambi ya Satani no gukora kose k'umwanzi. Imbaraga z'Imana zibane n'abizera. Ngaho dushoboze abumva ntibumve gusa, ahubwo bumvire. Natwe tuvuga ntituvuge ibyacu, ahubwo tuvuge ibyo ushaka. Mu izina ry'uwabambwe Yesu Kristo niyo tubisabye twizeye. Amen. Amen, amen, amen. Hanyuma iki ni ikiganiro gishyira icya kane tugiye gukora. Maze iminsi ndi gukora ibiganiro bya spiritualite cyangwa se ibiganiro by'intambara y'umwuka. Twabonye ko ibintu byose biriho biva mu bitagaragara bikaba ibigaragara. Donc ibi bintu byose tubona byamanje kuva mu bitagaragara. Ndashaka ngo tuganire ku nyamaswa zikunda kuba mu nzu zibana n'abantu, ariko zikunda gukorerwamo n'imyuka mibi. Ese nawe wemera ko hari inyamaswa kuko ibyaremwe byanduye byandujwe n'umwanzi Satani zikoresha imyuka mibi, iyo reflection yo mu bitagaragara ikaza kuba reflect mu bigaragara? Yesu yaravuze ngo uko byari mu gihe cya Nowa ni nako bizamera mu kugaruka k'umwana w'umuntu. Mu gihe cya Nowa rero abantu bibuke ko Imana yarimbuye amatungo. Rero amatungo iyo abantu bahumanya n'ayo matungo n'ibyo bitungwa byose, n'izo nyamaswa n'ibiremwa, n'ibimera byose birahumana iyo umwana w'umuntu yahumanye. Bitewe n'uko Imana yamuhaye ubutware, iramubwira ngo utegeke iby'isi byose. Iyo abitwaye rero amurikiwe n'umucyo abitwara mu mucyo, ariko iyo amurikiwe n'umwijima cyangwa se ari umwijima umuyoboye, nabyo abitwara mu mwijima. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo n'ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko kuzaboneka k'umwana w'Imana. Kuko icyo gihe nibwo nabyo bizabaturwa. Mu bubata uyu munsi birimo byashyizwemo n'abantu bakoresha iyo si y'umwijima. Wenda rero njyewe ndabyemera cyane kuko ndabibona, mpura nabyo umunsi ku munsi, ndabyemera cyane rwose. Rero turashaka ngo tuganire ku cyitwa Marie Jose, injangwe, imbeba n'utundi tunyamaswa donc dusa nk'uturi connected mu mbaraga z'umwijima. Yego. Ni ukuvuga ngo buriya iyo tuvuze ngo ibintu bikoreshwa n'imbaraga z'umwijima, abantu bumve se ngo imbaraga z'umwijima ubundi zijyamo gute? Ni ukuvuga ngo abadayimoni mu buzima bwabo cyangwa mu mibereho yabo ntibashobora kwibwiriza ngo bahuke umuntu cyangwa bahuke ikintu nta muntu ukibahuye. Buriya abantu bose badahawe karibu. Abantu bose barimo abadayimoni n'ibintu byose birimo abadayimoni, ni uko habonetse ababishyiramo abo badayimoni bibarimo. Abadayimoni aho tugenda hose baba bahari, tugenda dusirikira ducengana nabo rwose, ariko burya ntibashobora kukwakura mu gihe icyo ari cyo cyose nta wabagutumye, nta connection wabahaye. Donc ni wowe ubahamagaye cyangwa se ni umuntu bakwahuye kandi mugende mufate runaka. Ngira ngo ejo numvise uri kubusobanura uko amahembe atera abantu, ibitega, iki byose biriya byose. Umuntu wakurikiye kiriya kiganiro yumvishe neza ko byanga bikunda hari umuntu ubiri inyuma. Rero umwana w'umuntu niwe utanga uburenganzira cyane ku byaremwe no ku bantu ubwabo no ku isanzure, kandi isanzure bifiteho ububasha. Niyo mpamvu rero ngenda bizi ko izo nyamaswa nk'izo wari ugarutseho, inyamaswa zose nyinshi zikoreshwa n'abarozi, buriya ikintu cya mbere gihagarariye byose ni imbeba. Mu nyamaswa ikintu cya mbere umurozi akoresha kuruta ibindi ni imbeba. Ni nacyo n'abashakashatsi ku kijyanye n'umuntu kuri connected, donc ikintu bashaka gutestinga ku bantu cya mbere na mbere bigiraho ni imbeba.
ni imbeba, kuko burya imbeba bavuga ko hari utunyangingo tw'imbeba duhuye n'utw'umuntu muri pourcentage iri hejuru, ku buryo ikintu kishe imbeba burya kiba cyakwica n'umuntu. So ubwo rero muri ubwo buryo bikaba bishobora gutuma urumva ni nk'aho ifitanye isano n'umuntu. Erega buriya abantu bagomba kubyumva, tujye turenza ibitekerezo bitubona, twongere tunatekereze, twigireho imbere, turenge imbibi z'ibyo turebesha amaso. Nimba hari ikintu gifite utunyangingo tumeze nk'utw'umuntu, byanga bikunda twebwe abantu hari ibintu dufitanye isano, birimo ziriya nguge, dufitanye isano, usibye akantu gatoya gusa. Wenda ari nako abasiyantisite baheraho bavuga ngo turi inguge zefaruwe zigera zizabuka, ariko mu by'ukuri dutandukanyeho gatoya. Ako kantu rero kaba muri twebwe kakaba no muri ziriya nyamaswa, gakurura isano mu buryo bw'umwuka ishobora gutuma cya kintu mu gihe cyaba kikwatatse gikoreshejwe n'abadayimoni kugira ngo kikwatake, utapfa kugicika kuko byanga bikunda hari ukuntu kigufite. Noneho mu kwinjira urabona kadufate nk'urugero rwa hafi, iyo turi gukoresha ibi byuma by'ikoranabuhanga, mu kanya rwose ibintu bimbayeho ni ubuhamya, nimba bwa ngo ni ubuhamya, niteguye gukora ikiganiro ngiye gukora mbona ibyuma byose pa ikibigize kirapfuye, sibyo? Donc nari nanze urugero rwa mikrofone dukoresha, hari iziba ziri wifi n'iziba ziri connected, donc z'imigozi, uburyo bubiri. Dayimoni zisa nkaho zikora n'ubwo buryo bubiri. Hari iziba connected, sibyo, mu buryo bumeze nk'ubw'imigozi, mu bukoresheje ikitwa nka karande umuntu yacometse muri we, sibyo? Hakaba n'izindi zi wifi-inze donc zikoresha umuyaga nkuba twiga icyo bita amajwi ukuntu agera ku bantu avuye kuri radiyo akaza ku maradiyo. Hari icyo bita wave ni isanzure riba ririmo ibintu, noneho hakaba ibikoresho bihuza utwo tuntu two mu isanzure. Niba ari radiyo iri aho ngaho yakurura amaweve ari aho ngaho, uri kuvugira kuri radiyo Rwanda kuko yashyize ku murongo waves ziriho, bigahita bikonekitana bitewe n'iminara ikonekisi. No mu isi y'intambara y'umwuka rero ni uko nguko, hari wave zisaba icyo bita ibikoresho bituma abadayimoni bikonekita ku muntu. Yego, hari izo nzira z'amajwi cyangwa izo nzira z'abadayimoni zigenda zikonekitana, bisaba ko dayimoni iba ihari, akaba hari ikinyabuzima ijyamo, noneho akaba hari n'ikiyohereza, akaba hari na rezo. Ni urugero, umuntu bamukonekise ku njangwe, injangwe bamwoherejeyo, ariko kugira ngo yinjire muri we nuko tanze n'urwaho mu mutima wakirukanamo Yesu, ni urugero. Noneho iyo connection igahita yinjira. Nuko nguko rwose. Rero nuko nguko, nukuvuga ngo byanga bikunda n'ibyo nari ndimo nsobanura, icyo kintu gisa nk'igifitanye isano nawe, iyo bakikoherereje kugicika biragorana, ndetse kuko kiza gifite nk'imitekerereze nk'iyawe. Urabona nk'abarozi bakunda kuroga cyane, burya iyo ugize umwaku akamenya umuzimu wo mu muryango wawe, umuntu wapfuye wo mu muryango wawe warimbutse, ariko kuko iyo ari umwana w'Imana yagiye mu ijuru, umuzimu we ntago wawukurura ngo ntago umwuka we n'ubugingo bwe buhamagarwa, ntago umupfumu ntiyabuhamagara. Ariko iyo warimbutse, wa muzimu wawe ubuzerera hose kandi ufitweho ububasha n'imbaraga z'umwijima. Nongere mbwira abantu badukurikiye, tujye tuganira twuzuzanye. Impamvu akenshi no kuguhamagara kugira ngo tugane nuko mvuga ururimi ukarwumva, n'abadukurikiye mujye mwumva ururimi tuvugiramo. Hari ushobora kuzana rya jambo rya Samweli ngo baramushitse, sibyo? Mbabwire ko buri gihe, buri generation yacu na buri gihe kigira abera bacyo. Abera bo mu gihe cya ba Samweli na ba Dawidi n'abandi bose bari bakingiraniwe hamwe, sibyo? Niyo mpamvu bamushikaga akazamuka. Abera bo muri iki gihe cya Yesu, abo muri iki gihe, donc abo mu gihe cy'itorero baratandukanye. Ba Nyamutunzi bafite ahantu basinziriye, na ba Lazaro bafite ahantu basinziriye. Mu magambo yoroshye, barabizi neza ko Satani ajya kuva mu ijuru, urufunguzo rw'urupfu n'ikuzimu yari yararwibye. Hanyuma rero amaze kurwiba, ikuzimu habaga icyumba bitaga Shewori, nicyo abera bose bapfaga bakingiranwagamo. Noneho rero kiriya cyumba nicyo ba Eliya barimo, ba Elisa, bariya ba Samweli. Kandi urumva nimba ari Satani ukinga akanakingura, nyine arabishoboye. Niyo mpamvu umushitsi
kazi yamuhamagaye Samweli arazamuka aramuhanurira. Ariko bibuke neza ko kimwe mu byo Yesu yakoze ageze ikuzimu, yatse Satani urufunguzo, afungura cya cyumba, abera barazamuka bajya muri paradizo y'Imana. Rero ntabwo uyu munsi tuvugana Satani afite uburenganzira bwo kujya gufungura, kuko urufunguzo bararumwatse. Yego, ariko before yararufite, mbere yararufite, ndetse n'icyumba barimo ari iki. Ariko uyu munsi urufunguzo si urufite, yakinguza iki? Cyo koza Gehinomu yo aracyarufite. Gehinomu yo aracyarufite, iyo myuka izerera gutya. Ariko iyo Shewori icya mbere Yesu yarayikinguye, urufunguzo aranarutwara, abarimo bavamo kandi n'urufunguzo aranarutwara. Bibiliya ivuga ngo bari Yerusalemu barabonye igihe Yesu azuka, batembera rwose bikomereza. Buriya reka mubwire, abafarisayo bafunga umutwe kwe, ibintu byose byababereyeho bakanga bakabihaka ngo bishyuye amafaranga abasirikare. Reka tubihakane mpaka ati se ko n'ijisho Bibiliya iravuga, buriya iyo nsoma Bibiliya iratetsa, iravuga ngo na bugingo n'ubu. Uri nugisoma ijambo ry'Imana, ngiyo nisoma ngira guhishurira, nusoma ahantu handitse ngo na bugingo n'ubu, umuvandimwe biba bikomeje, uwo bagihabwa ibiguzi ngo bahakane ko Yesu atazutse, n'ubu barahari. Twikomereze. Uti imbeba. Yego, niyo mpamvu narindi kuvuga ngo iyo bakuzuriye umuntu wo mu muryango wanyu, uwo muntu arakuzengereza kugira ngo buri uzapfe gukira iyo karande. Niyo handi umuntu ava ajya kuraguza no mu bapfumu, umupfumu akakubwira ati mubweze ukuri sinirwa nkurya yawe, oya ntago igendera amahoro, ibi birandenze. Turumva? So abantu rero bumve ko isi y'umwuka cyangwa se isi y'umwijima nayo ifite ibintu byinshi ikora. N'isi iriho ikora kurenza uko twebwe dukora, ifite ibikorwa kandi abantu bayirengagiza. Njya nkunda kubaha urugero rwiza, ntabwo mwatekerezaga ukuntu tuzagira isi ya online. Yego, buriya hari ibintu bibaho bikaba bikwiye kubigisha. Uyu munsi dufite isi ya online yaremye isi nayo dufite. Yego, ukafate mu masengero dufite abantu tuziranye nabo, sibyo? Tutarahura n'umunsi n'umwe, kandi no kuzahura bizanagora nuko tuzanahura, kandi b'inshuti zacu b'abavandimwe cyane rwose. Turabakunda, baradukunda, barabizi ko tubemera, tubazi n'amasura. Ibyo rero byarashobotse. Ako kantu komojeho, bamenye yuko iyi tekinoloji yose atari urubyaro rw'umuntu uyitekereza, ahubwo ari urubyaro rwa Satani. Ntabwo rwazana tekinoloji nubwo nayo yihishemo ubundi bubi, ngo ruzane tekinoloji iteza imbere ikiremwa muntu, ngo bibagirwe bo tekinoloji ibazanira inyungu zo kwica no kwangiza ubugingo bw'umuntu. Ntibibaho. Nimba uyu munsi ushobora kubona inyoni yiriwe iguruka iwawe, igwa yitorera udusaka, itora udusimba, bagakwira ku mugoroba ukajya kubona amafoto y'ibyo wiriwe uvuga n'amavideo byose byageze iyo ngiyo, bari kukubwira kandi ari inyoni yabikoze. Abantu bamenye yuko no mu isi y'umwijima y'abarozi nk'urwego rukuru rw'abadayimoni, kuko buri urwego rukuru rwa Satani n'abarozi, abarozi, abacunyi, biriya bintu byose n'abakonikoni, ni urwego rukuru. Rero iyo tekinoloji, urwo rubyaro niho rwayihereye, kugeza ku rwego uyu munsi bigoye abantu kubyumva. Ubwira abantu bakakubwira ati ibyo bintu birashoboka, abenshi na benshi babyemezwa nuko babonye bibabayeho. Imbeba rero ni imwe mu dukoko dukoreshwa n'abo barozi cyane, bitewe n'impamvu ebyiri zikomeye. Iya mbere ni uko nyine utunyangingo tw'imbeba tumeze nk'uturi mu muntu, bafite ibigio cyo bahuje n'umuntu. Yego, bafite icyo duhuriyeho. Icya kabiri ni uko imbeba yamye ibana n'abantu. ariko byumva imbeba yamye ibana ni igisimba cyiza cyangwa agakoko keza kazi kubana n'abantu babana mu mahoro cyangwa mu ntambara uburyo bwose mwabanamo ariko kazi kubana n'abantu. Ni ukuvuga ngo rero muri ya bwa buriganya bwa Satani bakoresha imbeba kugira ngo nuyibona utekereze ko ari imbeba gusa. Hari umuvandimwe atuye hariya mu ntara y'amajyaruguru yagiye kubona gutya abona yaracuruzaga abona bamuteje imbeba z'umweru. Imbeba ubundi sinzi nimba usibye zirazumbira igiborora ariko izi mbeba ntiwapfa kubona imbeba y'umweru. Yagiye kubona abona imbeba ziraje zirukanka mu nzu mpavuga si ibi bintu ni ibiki rwose. Agerageza gukubita agerageza gukora iki ariko ntabwo haciye amezi 3
atari yahomba ajya ambwira ati ibintu zankoreye ati byarangiye ndi kujya kwikopesha akantu ko kunywa ka turuwasi byanyobeye. ahubwo reka mbwire n'abandi bantu imbeba zijya zihamagara mu isi y'umwuka kwa kundi ngo yego cyane cyane abantu bageze mu gihe cyo gusenga n'igihe cyo kubaka urugo. Yego sibyo? yego zisa nk'iziza guhamagara ukabona yagiye nko muri oparare yawe ukumva iyo tubiganira gutya hari abantu bahita bakose nk'aba bahungu bo noneho si ibintu bisanzwe ariko muzarebe effect zikurikiraho nyuma. Donc iyo situation ikikubaho zigutera iwawe urebe effect ikurikiraho byanze bikunze iyo utarembesheje uwawe uri kumva akazi wakoraga bakwirukanamo sibyo? Iyo batakwirukanye maksa ni wabura accident kerikonkiza. Donc haza ibyabura mu isi y'ibigaragara kandi ibyo byarakorwaga mu isi y'ibitagaragara. Cyangwa bikunda hari ibintu nka bitatu bikomeye imbeba iyo bazohereje iwawe ziba zije gukora. Ikintu cya mbere ni ukuzana amakimbirane kuko kugira ngo uzumvikane n'uwo mubani wawe hari imbeba z'abadayimoni biragoye. Ntabwo bikunda abana n'ababyeyi biragoye ntabwo bikunda. Ibyo ngibyo byo rwose abantu babimenye. Akaba ariyo mpamvu kandi izo mbeba ziba zifite ubwenge kubi ku buryo unazitega ibyo ziteze ntizibife. Uburyo nicyo kimenyetso cya mbere kikwereka imbeba zirimo abadayimoni. Uzana imiti ugatega umunsi wo gutega zikaguhunga wasoza ejo zikagaruka uraganira uti ndaza kuzitega uwo munsi ukazibura ejo ukongera ukabona zagize gute zagarutse. Izo mbeba byanga bikunda ziba zifite ari gatumwa hari icyazizanye. Icyo ni icya mbere cyo kubuza amahoro muri urwo rugo. Icya kabiri ni nk'uko wari ubivuze inyatsi. Icyo bita inyatsi cyangwa kwabura ibyo wari ufite bikaguruka. Ibyo wari ufite hari abo bazohereza ugatanya ukabona zariye imyenda yawe yose zikarya zikinjira mu magariderobe zikinjira uburyo ubona niyo waba wafunze mari usanga imyenda yawe yariwe kandi washaka ahantu muri mari zanyuze ukahabura kandi ugasanga zayiriye. Icyo gihe uba watewe n'igitero gikomeye. Iyo nyatsi igusiga nyine ni hahandi uzasanga wirukanwe mu kazi ukabona ka gashahara wabonaga wapi biranze ukabona ibintu byose nyine bisubiye inyuma nimba wacuruzaga urahombye ukabona ibintu byose byikubise hasi. Icya gatatu ni ikintu cyitwa indwara zitunguranye. Ni ukuvuga ngo ukajya ubona indwara za buri gihe uko wabonye akantu hakaza n'ibibazo bingana n'agafaranga wabonye gutyo ubwo buzima bukaba bwisubiramo ukazasanga kugira ngo ubwo buzima buzahinduke biragoranye cyane. Rero imbeba niko kantu bakunda gukoresha muri serivisi zigiye zitandukanye. utundi dukoko bakoresha. Ikintu cya kabiri bakoresha ndashaka kuvuga wenda ku kintu cya kabiri gisa nk'igikomeye cyitwa ipusi. Ipusi n'imbwa aho ho noneho n'ahantu umurozi ashobora kugenda agatembera akaba ari we wakihindura ipusi cyangwa akajya mu ipusi. Buriya hari uburyo bubiri bagenda mu ipusi. Hari uburyo bwo umurozi we yihindura ipusi akaba ari we wahindutse iyo pusi uri kureba ukagira ngo ni ipusi kandi ari we. Noneho hari n'uburyo agendera mu ipusi. Noneho ni ukuvuga ngo iyo ari we pusi iyo pusi wenda ukayibona ukayikubita ukayica bajya bakumva ngo wa murozi yapfa. Muri karitsiye hari umuntu wapfuye. Hari umuntu wapfuye. Hano dutuye byarabaye mu minsi yashize byarabaye uri kumva urakubise injangwe ayikubita ikibanda yivuna umugongo mu gitondo tubyutse dusanga umusaza umwe hejuru cyane. Nuko bigenda iyo uyishe ubwo abapfuye. So naye wa wundi uyigendamo rero iyo uyikubise nawe inkona arazumva. Ushobora kuyikubita ukanayica akazumva ariko akayivamo akagenda akayicomokamo mu buryo bw'umwuka akigendera. Ariko byanga bikunda nk'ejo nawe usanga hariho ingaruka ze ku buryo mushobora guhura akakubwira ati ko buriya wankubitiye iki. Hari umuntu wayikubise mu minsi ishize arayikubita arayizegeza ati ko wagipusi uhora uza hano ukaza kuririra hano afata inkona arayikubita arayiwuragura irirukanka. Haciye akanya nka nimugoroba abona umukecuru baturanye araza amubwira ati ko buriya wankubitiraga iki. Ati so we nigeze nkukubitira he? Ati wankubise wowe ubugome bwawe n'umunsi ubugome bwawe wari uri kumpondagura ibibando ngo ati se ni wowe ugenda muri iriya pusi uvuga ngo ntuzongeye kunkubitira itungo. Ibyo bisobanuye ko ayigendamo. Indi experience twigeze gusengera umuntu
uwo muntu yari arwaye mu buryo bukomeye, noneho yari arwaye imivuduko y'amaraso, diyabete, ibintu byose byaramujengereje. Byarageze ku rwego yari agiye gupfa, kuko buri muntu w'umugabo yasigaranye ibiro 39 biba byarangiye. Noneho nyina wabo amuvugiramo, aravuga ati ndi nyina wabo gutya na gutya, ni njye wamuteje imivuduko, ni njye wamuteje izi kanseri, umushakaho iki? Yankubitiye ipusi najyaga ntuma kuroga abantu, arangije arayibona, arayifata, arayikubita, arayica. Ati nanjye rero agomba gupfa nk'uko yanyiciye ipusi. Tuti muvemo mu izina rya Yesu. Dayimoni zimaze kumuvamo, ati ubu koko ndagiye, biragenda. Ariko bimuvuyemo yahise akira. Yari afite imiti, baramushyize ku miti, ariko yahise akira. Mwene izi connection ari indwara buriya hari indwara z'abadayimoni, yego, sibyo? Bo hakaba n'indwara ziri connected abantu bazanira abandi. Urabona nk'izi ndwara zo kuva bidakama ku gitsina gore, izi ndwara z'umugongo udakira, ugasanga umuntu arwaye umugongo udakira, ariko yajya kwa muganga bakareba akavuga ati ko turi kubona ibintu byawe byose ari bizima, ingasiye zawe ni nzima, umugongo wawe nta kibazo, ariko agataha ameze nabi. Bon, izi ndwara zo kurwara mu nda wajya kwa muganga ukabona bari kukubwira ko nta kibazo bafite, akanyuza mu cyuma neza, araba bafite n'ubushobozi, bafite n'ama insurance, akanyura mu cyuma bakabona umubiri ni muri ngeye, ariko bati ndapfa, ndi gupfa numva, sibyo? Akenshi aba ari connection z'aba bantu n'izi nyamaswa bakoreramo, memu n'ibimera. Abantu benshi tuzaganira ku bimera bimutse kuba kuri izi ndwara. Ni ukuvuga ngo rero kuva uwo nyina wabo yamuvamo, yahise akira, aba muzima, arongera ararya, na ya mivuduko barayishaka, barayibura. Hari abantu nyine barwaye izo ndwara ariko bafitanye izo connection no muri ubwo buryo. Ndashaka kwihuta, noneho agakoko wihuta uvuga ka gatatu kabi, hari abatarwara, sibyo? Izo ndwara nk'uko tubivuze, hari abatagira n'izo nyatsi nk'uko tubivuze, ahubwo bagakonegitwa kuba imbata z'ibintu runaka, itabi, ubusambanyi n'inzoga. Inyungu bakayibona, ariko ukaba uri connected, avuga ati mbo twangije kumuconnecta, ayakoreye yose arayasambanira, ayakoreye yose arayanywera, n'ayakoreye yose ayagura itabi. Ni ukuvuga ngo ikindi nari nshatse kuvuga cya gatatu ni Marie Jose. Ubu busimba bwitwa Marie Jose buri kugenda budevelopa, kera ntabwo abantu babubonaga, abenshi ntibari banabuzi, ariko bazajya kubona babone muri iki gihe cy'imperuka bwaraje bujya mu nzu zose, kandi bujya ahantu hose. Noneho bazatubwire nimba kera bari babuzi. Hashize imyaka ingahe mubonye Marie Jose? Mwumvishe ko zitwa na za Marie Jose, ni imyaka mikeya. Noneho muzarebe ukuntu bwibonekeza buba ahantu hose. Buriya bwo rero bumeze nka ya minara, urumva, nka ya minara ikura ya wevu y'abadayimoni kugira ngo yinjiza. Ni ukuvuga ngo ziriya na antene rwose izi Marie Jose na antene z'abadayimoni n'abarozi n'abashitsi n'abapfumu n'abakonikoni. Ni ukuvuga ngo iyo kari mu nzu yawe, icya mbere wenda reka tuvuge dusa nk'abitonzemo, uzabona wenda nka Marie Jose iri kuza mu gihe muri kuganira, habaje abashyitsi, cyangwa wenda wowe ugiye gutuza, utuje wowe n'umugore wawe cyangwa abandi bantu muri kuganira, ubone Marie Jose yaje yahagaze ku rukuta, ubone iri kubumvira, iracecetse, ntinyeganyega, iracecetse, iri kubumviriza. Kiriya gihe iriya Marie Jose uzabona nimurangiza kuganira ubone yiciriyeho irigendeye, ubwo tayari yarangije kurikodinga amakuru y'ibyo byose mwavuze, wegeye gutanga raporo mu isi y'umwuka kuri wa murozi wayitumye. Hanyuma rero iyo irangije gutanga amakuru, bazabibona wenda nko ku mugore n'umugabo bapanga imishinga, ariko baba bakibivuga igahita ipfa. Zanzira batekereza umugabo akayanywera, ndaziburuka, umugore akoyohereza iwabo cyangwa akayahombya, akabura, agatakara, bakayamwiba, ibintu byose ukabona birapfuye. Niba ari ugucuruza mwari mwapanze, bigahita birangira. Donc mwaba mwarangije kubyemeza, umwaka akaza guhita bivamo, ukabona bivuyemo, kazana n'ibitekerezo birwanya, urumva, ukabona wenda mwe mwapanze uti rero izi miliyoni 3 tugiye kuzikoresha ubucuruzi, mu gitondo akakubwira ati uzi ko byanyu nabivuyemo, tugure furate. Oya, ahubwo uraza ugasanga akuba ngo ngwino ntwaze ku muhanda, uramutwaza iki? Firigo na furate.
yabiyogeza hashira iminsi ibiri noneho cyagagara agatinya kubivugira mu maso yawe kuko mwari mwamaye ngo garanti kuko abantu benshi ntabwo baramenya connection z'imbaraga y'umwijima. Aba bacuruzi ducuruzanya nabo, aba bakozi bo mu rugo badukorera, aba bapasiteri badusengera, aba babosi baduha akazi, aba bashuti bacu twitwa ko ari inshuti zacu, bamwe muri bo niba tudafite esprit de discernement, abenshi bari connected n'imbaraga z'umwijima, bo barangije gukemura ibyabo bibareba. Buriya umucuruzi aba abizi ko ari connected. Ariko warabonye ko hari n'igihe ushaka umukozi wo mu rugo turi kugendana, akaza aje kujyana amakuru. Hari abantu babona bari abakozi bo mu rugo bakagira ngo ni abantu b'abaturage batazi ibyo bakora. Ariko uzabaza abagabo n'abagore, abakobwa n'abasore babarambagije bakabarongora mu buryo batazi nuko bibagendekeye. Satani nawe yakoze decentralisation, ubuyobozi bwe yabwegereje kera babonaga umuntu ugira ukabati ndagukeka nk'umuntu udasanzwe, cyane cyane wenda nk'umukobwa mwiza cyane cyangwa umugore mwiza cyangwa umugabo ubona ko hari ukuntu asobanutse nyine nk'umuntu watamiye, ukaba wavuga uti rero kankukeke. Ariko ubu nduguza twa duturage ubona ari tubisi, wabona kameze nk'akajiji twa tundi mwitutujije, utwo mwitutujije abo nibo babi twa tundi baba pasiteri mujya muheza mukajya kwicaza inyuma ngo nta kibazo cyabo. Uriye abantu baturanye aho ati baratuvumbuye, mugende mukorere muri aba ngabo cyane rwose. Satani yarangije kumenya umuvuno, kandi abo ngabo bari guhereza Satani umusaruro. Ntabwo se ujya wumva ngo umukozi wo mu rugo yaje ngo nabonaga ari akajiji, waza gusanga imitwe y'abana yose yayikuyeho, yayikubise mu ibagara yagurutse ngaza ngo nabonaga ari injiji. Oya ahubwo wamwakira ngo nabonaga ari agaturage ngo nabwo nzi ko kazantwarira umugabo, kandi karaje aho ngaho gafite misiyo, akazi ngo nakazamu ngo nari ngo karakubise, urebe uko kagera iwawe uburibwe kakabwigarurira cyane rwose. Twikomereze. Ni ukuvuga ngo rero twe turi kuvuga kuri Marie Jose, iki ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, iyo zabaye nyinshi uzabona zabaye nyinshi cyane, ubone ziri ahantu hose, ubone Marie Jose zaje. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo zaje ukabona zibaye nyinshi, noneho ziba zaje gutwara umuntu. Hari ibintu bibiri ugomba kwitega. Ikintu cya mbere ni uburwayi budakira, ikintu cya kabiri ni urupfu ruba rugomba kuza aho hantu. Usibye natwe tubivuga, niyo wajya n'ababikoresha n'ababituvuga barabigusobanurira ubwabo, barabikubwira. Urumva yuko iyo zaje muri ubwo buryo byanga bikunda, mu rugo rwawe haba hagiye kuba ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ngo rero turiya tuntu, ikintu cya mbere dukora, dutanga amakuru, tuzana abadayimoni, kuko bariya iyo twabaye twishi nanone ni abadayimoni benshi. Noneho hari ukuntu numvisha umuntu umwe ari kuvuga, aravuga ngo rero ngo nuba wavuye gushyingura umuntu, wajya kubona ukabona ka Marie Jose ngo gahagazaho, uwo ni umuntu ukoresha isi y'umwijima nyine kwa Diru. Urumva aravuga ati burya ka Marie Jose uzasanga mu rugo iwawe ukabona kaje gatembera hejuru ku rukuta kari kwigendera uvuye gushyingura umuntu, ati ntukagire ikibazo ntukakica, ati burya ni wa muntu uba ugarutse kukubwira amakuru y'uko ameze neza, ari aho ngaho, ati burya baje kubaramutsa. Wabumvise Kadiru. Ubwo rero abantu bashobora kubibona bakajya ngo ariko ngo kari agasimba k'Imana ngo kirira imibu, ngo mwagize ngo hari ikibazo ko kirira imibu se, kano kanyagwa kazagwe mu gikoma cyangwa se mu isafuriya y'ibiryo utetse utakitayeho, nibwo uzahita umenya ko katirira imibu gusa, cyangwa kazakurume. Uzi ko kwa muganga kakurumye bavuga ngo birutwa n'iza kurumwa n'inzoka. Yego, ubundi kara kagira ubumara bubi, kagira ubumara bubi, gaherutse kwica umuhungu, yaragiye gutya kamuruma ku kirenge. Abantu benshi nta nubwo bazi ko karumana. Bamujyana kwa muganga bamushyiramo ya miti nyine ikuramo ubumara, bagira ibiki, arataha. Mu mezi 3 ukuguru kwarabyimbye, urumva kurabyimba, basubiza kwa muganga batera imiti, baravuga ati ubumara bwarakurenze. Yapfuye kubera kubyimba akaguru, ubumara burazamuka bugera ku mutima no ku bwonko, ahita arangira. Ubwo wenda usibye Imana yo mu ijuru yagufasha, ariko burya kanakuruma
ikibazo hari igihe ntanga ikiganiro nka gutya abantu ahubwo bakadutinyaho kugira ngo badutinyuke. Ubundi ntuzapfe no kugakubita utambaye imbaraga z'Imana. Ntugakekamo abarozi, ntuzagakubite utambaye imbaraga z'Imana, kubera ko kaguhita. Uri kubyumva? Ubwo rero abantu ntibakamamagare bambwira ngo umukozi w'Imana ngo ndakabonye. Oya, uzakabona. Hari n'igihe uba ukabonye mu buryo busanzwe, atari ukuvuga ngo karimo umurozi, ariko nanone hari igihe aba ari we wiyizi. Rero nujya kugakubita ushaka kukica, kubita mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo tubabwira ngo mwisunga amaraso ya Yesu, kuko hejuru y'imbaraga z'amaraso ya Yesu nta zindi mbaraga zihaba, ariko hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga za Yesu. Imana ishimwe cyane. Rero akara gasimba ni kabi, nkuko wari ubivuze, iyo kaguye mu byo kurya bishyushye, cyangwa se ngira ngo mwarabibonye mu minsi ishize kishe umuryango w'abantu 5 kaguyemo mu byo kurya, baraza bararya batakabonye, kuko gahita kayenga. Karayenga burya kagashira, hagasigara urutirigongo rwako. Izi nyamaswa zose ziteye nka kara kamarijosi, yego, ziyenga cyangwa se ushobora kwanika mu gitondo, izi nkoranoka nkoresheje. yego, izi nyamaswa zose izi nyamaswa zisa nk'izikretinze mu ipamba, yego, nkoresha iryo jambo. Nshobora kubivuga muri ubwo buryo abantu babyumve neza. Hari connection z'isi y'umwijima. Kabiri, wavuze uti na antene ni iminara. Hari izindi zitanga amararume, yego, yo mu isi y'umwijima, cyane rwose, na bino bihunyira cyane, zitanga amararume yo mu isi y'umwuka cyane. Ukajya kumva kiraza girahagarara hejuru y'inzu yawe kirahuma buri joro, cyangwa bya bipusi bigenda bibwejagura muri karitsiye, bifite ayo mararume nyine. Kuvuga ati hano ari n'imiserebanya itanga alarme hejuru y'amabati, uri kumva, ariko bifite umujyo. Kuko hari izi nyamaswa, hari izisanzwe bisanzwe korora imbeba mu nzu birashoboka, sibyo? Twavuze ko connection imanza kugira ibiyizana, sibyo? Yego. Niba uyu munsi wagiye kujya mu bapfumu, ntabwo umupfumu uri za Kabarondo cyangwa Kabarore azajya azi iwawe physically. Agomba guhita akora connection y'inyamaswa iri hafi kugira ngo abashe gukontorora iyo connection wamwihayemo. Niba waryamanye n'umuntu uraguriza muri Nigeria, muryamanye muri hoteli, arahita yure aflying atahe, connection yaraza kuyizana, uri kumva, akoresheje izi nyamaswa. Donc bikonegita bitewe n'icyo bita isanzure barimo. Yego. Niyo mpamvu iyo nk'umunyamasengesho yimutse akajya gutura ahandi hantu, abarozi bo muri iyo karitsiye barara babimenye kandi batigeze bumva se. Nta n'uwababwiye ngo nta n'uwababwiye ko yimukiye umuntu. Bahita, kuko muri za wevu zabo bumva zicikagurika. Umva rezo zitari gukunda. Ka Kamarijosi kari nko muri Ghana, kari kumwoherereza ukuntu, akumva rezo ziri gucikagurika ntari kugashyikira neza. Iyo akurikiranye ayo makuru mu buryo bw'umwuka, ahita abona ikibazo aho kiri. Ariko hahandi wa mukiranutsi yagiye gutura, isengesho riri kuzamuka ritwika, bikaba bishoboka ko agahindurira inzira, ntibuzogere guca hano. Niba ari umunyamasengesho w'umukobwa, bahita bamwoherezaho umuhungu ngo usenga ariko w'umusambanyi. Wadufatira itabaza riri kwaka, ukatuzimiriza ko imirasire yaryo itumereye nabi. Yabona bakashaka amakuru y'icyo ukunda, babona nyine ukunda ibyubahiro mu rusengero, bakaguhamagarira poso, batuye umuntu nta kuntu wamutukira, waduciriye umutwe, ukamushyira hariya kuri ruriya ruhimbi rwacu tuba twaratongeye, hasi rufite ibintu rushashemo, kwenda yacika intege, kamuhuza neza tukoroherwa ko twumva ko tumereye nabi. Kabona agatelefoni kaguhamagara, ari umukozi w'Imana, ese ashimwa, ufite amavuta barakumbwiye, ni puso runaka, ndi bishop, nagira ngo tubahe ikaze muzaze kutuganiriza ijambo ry'Imana. Utamena amavuta yanjye na puso runaka arayemera, nuyagarukana uzabaze. Urumva, kandi abenshi bagiye batabajije Imana bakaza kwigisha inama nyuma. N'abagize amahirwe yo kwibuka kwigisha inama bavuye y'ubwo nabo abaranyamugisha. Ni ukuvuga ngo rero ikindi kintu nashakaga kuvuga, wenda ibya Marie-Josée byo ni ibintu birebire, ni ibintu byinshi, ariko zigenda zitanga ibimenyetso bigiye bitandukanye, sinyare zazo bikurikije icyayizanye. Ariko iriya ni maneko y'abarozi, iriya ni umurozi ubwe wibera iwawe ku buryo atayoberwa amakuru. Ni umudayimoni waje kukwicira
no kukurangiza, ni umudayimoni waje kukubuza amahoro no kuguteza indwara za buri gihe. Marie Jose ntabwo ari igisimba kiba mu nzu kibane n'abantu, cyokora nuyibona wenda ubwo ari agasimba kitemberera, uzabigenzuza umwuka urebe ko mu igihe katangiriye kuza nta kintu cyahindutse iwawe, haba no muri kamere yawe, kuko hari ibyo ziza zikabaminjagiramo no mu gihe cyo gusenga, no mu gihe cyo gusenga ukabona karaza, nusoma ijambo ry'Imana birirwa mu biganiro by'abavandimwe aba muri Egiputa. Muri Egiputa hariya yarampamagaye arambwira ati njyewe nagiye kubona mbona Marie Jose ifite amabara iraje, nari nkarabye ngiye ku kazi mbona iransimbukiye nguyeho nshatse kuyica irirukanka. Guhera icyo gihe nageze ku kazi baranyirukana, ndaza ngerageza kwikorera ndahomba, ndaza ngerageza kujya gushaka kandi kazi ndadepoza biranga, birananira neza burundu, ku buryo aho najyaga hose nasangagayo Marie Jose. Ibaza umuntu wo kujya kuri ambasade yagerayo gutya, yagendaga yapfa kwinjira gutya akabona Marie Jose imugiye imbere, urumva ikagenda ikinjira aho agiye, ubwo akazi bikaba birarangiye. Yajya muri interview akabona Marie Jose yamuteye tiri, cyangwa ari gutanga interview kubona hakurya bahuza amaso cyane, ubwo bikaba birarangiye. Yataha nabwo ngo akabona yamutangiriye ku marembo ku gipangu, agakingura imugenda imbere, yaramurangije neza. Rero hari igihe twabivuga abantu bakagira ngo ni ibintu byoroshye. Ndashaka kuvuga ikindi kintu kimwe wenda cyo abantu bari buze kucyumva nabo bagitekereze kuko kiba mu nzu zabo. Hari ikintu kiba mu nzu abantu bajya bumva kirukanka hejuru muri parafo kimeze nk'inzoka wenda iri kurwana n'imbeba, bumva kivuduka kimanuka kizamuka, akabate kose iyo ni imbeba ibirwana n'inzoka, ni imiserebanya. Icyo kintu kiruka, hari ikikurura nk'inzoka, uba wumva kikurura nk'inzoka, hari n'ikiba kirukanka cyane gifite imirindi wagira ngo ni umuntu urimo, mbega ukaba wagira ngo ni ikintu kibamo, ku buryo kigakunda guhita abantu baryamye, uri kumva, kandi kigakunda gupasinga ku cyumba cy'umugabo n'umugore. Icyo kintu hari akantu kaba gahishemo. Icya mbere kiriya kintu nimurebamo ntimuzirwe mureba mugire ngo ni inzoka murayibona cyangwa n'imbeba murayibona, ntayo uzabona. Ririya ni ihembe baba barohereje hariya, rishinzwe gukora iki rero? Ikintu cya mbere rikora ni ukubuza umutekano mu rugo, ubwumvikane. Icya kabiri, mu rugo rw'umugore n'umugabo akenshi bibateza uburemba. Icya gatatu gikora noneho cyo kibi cyane kandi ni inyatsi, kubuza abantu gukora. Ni ukuvuga ngo murakora ahubwo nta musaruro w'ibyo mukora, nta terambere mushobora kugeraho. Abantu kiri muri parafo bazatwandikire hano muri comment, bazatubwire nimba kuva batangira kumva icyo kintu, ikintu cya mbere babonye inyatsi. Icya kabiri ni amahane adashira, ntibajya bumvikana, ntibajya bibaho. Icya gatatu ni ukuba hari ukuntu kibabuza kubyuka ngo bajye gushakishwa, za nk'umugabo cyaramuryamishije ntashaka kubyuka ngo ajye guhigira urugo, akarya. Umuntu yaryamye saa 3, niyo masaha abanyakigali baryamira, nta kibazo afite, ntarwaye, akaryama byagira nka saa 10 ukajya kuvuga ngo kirazenguruka, aho kugira ngo abyuke agahita yongera agafatiraho. Ukora iki? Ngo ni umukomisiyoneri. Mu gihe abandi bakomisiyoneri bagiye gushaka akazi, wowe wapi? Hari abagore benshi bahuye n'uruva gusenya, bagiye kubona abagabo barakoraga, babona banza akazi, batinya noneho no gusohoka mu rugo, ku buryo ubwira umugabo ati wasohotse mu rugo, agashishwa akabona arababwa, urumva ukagira ukibaza se wabaye iki, nawe ubwo akaba atagusobanurira icyamubayeho. Cyokora ibyo byo wenda n'ibindi birenze nyine dayimoni uko zigenda zigusabikamo, ziragufata zikakuzingarika, ziragukunjamisha, zikakujunjika, kugeza ubwo zigutinyisha no kujya mu bantu. Akazi abagore bagiye kubona babona barumiwe, akabona amafaranga. Wa mugabo wari ufite ibitekerezo n'ubwenge, abenshi nyine bwo baba barabitwawe muri bya bintu duhora tuvuga bya buri munsi, by'ubusambanyi, by'ababosi babo, abaposo babo babagira kuriya. Ibyo byo biri, ariko niyo mpamvu twari turi kuvuga, nayo ni imwe mu bishobora kugira umugabo wawe cyangwa umugore wawe gutyo. Urumva, ugasanga hari abagore benshi ubu batunze ingo, umugabo akagenda agakora afite akazi, ariko ukaba utamubazaho amafaranga yashyira, anahembwa kurusha umugore, ariko ntumubaze nawe ubwe.
Kavuga akantu kanyuma dusose Yego. ibintu by'isi y'umwuka ni binini. Ejo bundi mu minsi yashize umuntu umwe w'inshuti yanjye baramutuburiye baramwiba. Umuntu yaramubwiye ati se ko ndeba wahombye, ati nyine narahombye, ati yo tidisi bakuroza inyatsi kandi ndazivura. Tisuvura inyatsi koko, ati yatewe ko bana ubwo wowe uzabaho gutyo gusa nta muti. Ati yewe ati maze kuzengerera inyatsi koko barazindoze. Uwo muntu byarambabaje, ajya gutangira kugira inyatsi narabimubwiye ko nagiye kubona mbona imbeba zamuririye butike zirayirya neza zirayirangiza, mbona hasigayemo ibikarito gusa. Ndagira ndamubwira umuvandimwe usenge, Yego. ube maso. Bya bindi iyo uri kubona ibintu bigenda neza wigira mu niyo bakubiye byo gusenga ntabwo babumva nta ngo yari kuvuga iki. Arukuru batureba bazi ko twasaze, waje hano ari igihe ugutegeye waragiza guje kumpanurira koko ko iduka ryagera ingana gutya rigengo. Nyine ukabifata mama cyangwa ukisengeshwa kagasengesho k'iminota ingahe ukumva birakemutse ukisubirira mu byawe. Erega iyo tubwira abantu gusenga ntabwo ari intebe dufata ngo dutereke hariya tuvuge ngo izahava tuyihakuye. Gusenga biherekezwa no gukiranuka, kandi nanone bigashingira mu gukiranuka. Nimba winjiye mu mujyi wo gusenga bikora ukiranuka, ntuzavuge ngo ubwo nzafata yitatu ngo nibirangira nisubirire gusambana. Iryo sengesho ryawe rizahwana na ni ikizira imbere y'Imana. So nuko rero byamubayeho nyine arahomba kurinda ageze aho ngaho nyine nakubwiraga. Hanyuma uwo muntu araza aramubwira ati yo ati disi warazengereye, ati narazengereye, none se mbigenze gute? Ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Ati reka nk'uwo muti. Yaraje amukeba ku rutoki amusiga umuti. Akimara kumusiga umuti ngo w'inyatsi ku rutoki, yagiye kumva umubiri we wose ugize gute, urahindutse. Umaze guhinduka ngaramubwira ngo isi ibi ni ibicyo nsize ko numva mu mubiri bindutse. Ngo nkusize uburozi. Ese ko nakubwiye ngo utsige umuti, nakubwiye ngo utsige uburozi. Yewe ceceka yewe, ahubwo ufata telefone uhamagare kuko ndashaka miliyoni. Zana miliyoni njye kukuvunjiramo amafaranga menshi cyane. Hanyuma ntabwo nari nzi ko bakaroga n'umuntu ugiye guhamagara. Yaramubwira ati se ndayakurahe ko nakubwiye ko inyatsi zaranjengeje nta kintu mfite. Ati hamagara kuri telefone inshuti zawe zirayaguha. Ese mpamagare nde? Atabura hamagara bose narangije kubaroga. Wowe hamagara, scrollinga telefone urajya ugeraho ukemezwa n'umutima kumuhamagara. Umuhamagare namuroze ntabwo arakwima amafaranga. Yarabahamagaye, uwahamagaye uwafasha kabina, uwahamagaye uwo babikije udufaranga, uwabikuje, uwahembwe. Ati yewe ntiza amafaranga ngiye kurangura imari ingezeho ariko ndaza kuyaguha mu kanya. Kandi ubwo ahagararanye n'umuntu yashakaho. Yarangije kubona miliyoni muri ubwo buryo, arayabikuza arayamuhereza. Arangije kuyamuhereza, wa muntu nyine ahita amuyoba, akuraho telefoni arigendera. Ku mugoroba aza kumuhamagara ati yewe ati se ubwenge bwagarutse cyangwa nkubwire icyo ukora kugira ngo ubwenge bugaruke. Ati se wabigenje gutatu udufaranga two kuraho nyine buriya nakwemeje. Ati nyine kuraho ariko mbwira nimba utaragarura ubwenge ukimeze nka kwa kundi nayo nakurindagije. Nyine ugarure mubwire ibyo ukora ugaruke muri normal. Ati ubwenge bwanjye bwagarutsemo amafaranga yanjye. Ati wapi? Noneho icyantangaje bwarakeye abitakira umuntu w'umukire mu Rwanda Roba ukomeye, umukirukazi. Aho ndavuga ngo ni barwiyemeza mirimo bakora ibintu biremereye by'igihugu bihambaye. Aramubwira ati yewe ati sha tuzi ibintu byambayeho. Ati nyine umuntu yaraje arantuburira gutya na gutya antwara miliyoni kandi yayintwaye nyigujije, none ubu nayibuze uko mbigenza. Aravuga ngo uwo muntu w'imbwa n'indera, iyo mbwa ngo iri kutwicira akazi ngo ni iyihe? Ngo izi mbwa ko twavuze ko tuzajya twiba umuntu ufite guhera kuri miliyoni 30, iyo mbwa yaje gutwara kamiliyoni kamwe ni iyihe? Ngo iraza kumbona yihurire. Ati se murakorana? Ati uwo ni umuhungu wanjye. None se uramuzi? Ati nkwe nimero ze. Ati waye urama nimero se uwo ndamuyobe, watabo turabamenya. Atabo turabamenya humura ntugire ikibazo, iyo mbwa rwose ndaza kuyikubitira mbona kugira ngo itinyuke kwiba kamiliyoni. Twaravuze ko tuzajya twiba umuntu guhera kuri miliyoni 30. Ati se bimeze gute? Amubwira ati rega,
ati buri uri inshuti yanjye nawe burya ryagiye amwibutsa igihe yaje mu rugo iwe akagira ibyo bavugana n'iki aramubwira ati burya cyagiye nari nje kukwinjiza mu gakino ngiye umupfumu wanjye ahita ambwira ko wowe nta kigenda nta kikuvaho ndakwihora ati ko burya mba narakwinjije mu gakino ati maze ubu ngiye hari umuntu uri kurya miliyoni 400 ati ariko namuhaye umwaka n'igice ko ngomba kuzimukuraho mu mwaka n'igice akazasigara ambwira ngo nimuhe miti yo guhamagara ati uwo mugore rero watandukanye n'umugabo afite ibifaranga byinshi atari kubumaze kumukuraho miliyoni 90 aramubwira ati rero uwo muhungu ni uwacu turakorana ariko uwo mwana yakoze ibintu yamusubiriza yamusubiriza iki ati ahubwo iyo mbwa ndaza kubonana nayo ati ariko ubwo nimba yabigukoze gutyo uzajya ukora udufaranga twose tumuhingukaho ati ubwo utagira ngo hari ikintu uzongera gufatisha ati none mbwira nk'umuti kugira ngo wenda duce iyo connection kuko uri inshuti yanjye ariko ubundi rwose ubwo byarangiye yakurangije uzajya ukora tugenda tumuhingukaho ati ariko ndaza kubonana nawe ese uramumenya ati yego ndabazi dufite uko tubamenya so ni ukuvuga iki rero muri iyi si harimo connection harimo uburyo ibintu bihuzahuje harimo ihuzanzira ry'abadayimoni mu buryo abantu batazi hari igihe umugore wawe wasanga yarihuje na bene abo bantu hari igihe umugabo wawe wasanga yarihuje na bene abo bantu hari igihe umwana wawe wasanga yarihuje na bene abo bantu ukabona umuntu afite akazi keza amaze imyaka ingaha agakora nta kintu wamubaza ntiwamubaza inzu ntiwamubaza akabanza ntiwamubaza n'akamodoka ntiwamubaza iterambere ariko arakora kandi ni umunyacyubahiro iyo atambuka ukurikije ahantu abantu bamubona ariko afite iyo connection iyo tiyo bamucometse nawe akora bigenda ntazi uko bigenda iyi si y'umwijima irimo ibintu byinshi iyo tubwira abantu turababwira ngo nibasenge kandi bakizwe kuko isi y'umwijima irakangutse kurenza uko tubitekereza ibyo byose tubabwiye ni nk'udutonyanga tugwa mu nyanja nababwiye ko umwanzi afite amayeri miliyari 3 rubise ariko urumva nesti mu isi abayituye nawe ati nibura afite benshi kurusha ariko abari mu kazi nibari hasi ya miliyari kandi buri wese akompeta ajyana umuvuno kugira ngo bamuhishime yego usambana yiga kubinoza uwiba yiga kubinoza uroga yiga kubinoza rero nta handi hantu hari ubuhungiro hagati mu buntu bw'Imana muri Kristo Yesu Dawidi yaranditse avuga ngo uba mu bwisho bw'isumba byose aho ngaho nk'igicucu kishobora byose abantu nibatubaza ngo tubivemo gute twababwira ngo nimukizwe mu byago bwa kabiri kuko umuntu wabyaye ubwa kabiri ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri urwo rega narwo ni urupfu abantu bakwica uhagaze bakakubika ubwenge bakabutwara ukagenda urigi uzi kuriho nyamara ijambo ry'Imana avuga ngo ugaragara nk'uriho kandi imbere yanjye uri nk'intumbi uzi kugenda babona abantu babona uriho kandi utariho abantu bagukontorora bagukoresha ibyo bashaka bagufatira aho bashaka amakuru yawe yose bayazi ubuzima bwawe bwose babufite uzasanga muri iki gihe abadayimoni barinjiriye mu ngo z'abantu bose ngo umugabo wanjye byaranze ngo umugore wanjye byaranze abantu bose muri byaranze noneho mukarangirira hamwe bahita babamaga ngo nimuze ngo mugire ngo bazajya bamara isaha ariko abantu bamarishije isaha muzaduha ubuhamya niba ariko nubwo abantu banze gukizwa ariko nawe arabahora bagiza kwica kwiba no kurimbura ari kubyitwaramo neza kabisa so abantu rero nimuhungire satani muri Kristo kuko niwo buhungiro honyine dufite nibwo bwisho bwonyine dufite nyamuneka ibi bintu iyo usenze nubibona mu buzima bwawe injira mu mbaraga z'amasengesho ukubita abadayimoni wirukana izo mbeba uzivuga mu izina ukubita uzitega mu izina rya Yesu ntubikore mu buryo bwawe ubikore mu buryo bwa Kristo izo marijose muzikubite muzice mu izina rya Yesu murazitinyira iki nuyibona yikubita uyice ndetse nibishoboka unayitwike mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha ndagushimiye ku bw'ikiganiro cyiza duhaye shimiye n'abari badukurikiye duhuriye muri komenti mutanga ibitekerezo byanyu kandi tubabwire ngo ibiganiro byacu byo birakomeje nakagaruka shalom naho buta ciao